uyu mwana w'umuhungu njyewe reka nkubwire nimba warabuze content ukaba warabuze ibintu uvuga shaka content ukore abanyarwanda bagukurikire waragiye uvangura umugi n'amata uricara ngo Jihad ngo wamukubise iki wafashe wabufita mu Buganda ukaba ari bo uyihonda ndetse shahu wayimukubise hehe yakomeretse ko betwa n'inkuba gakubitwe na mugiga nta soni njyewe unkure muri ako kanwa kawe nimba udafite content ushaka ibintu bigenza cyangwa wiyahure dore n'ubundi ntupfuye rutoye ufite iki senya busa ufite iki ko nutwenda uhoramo nkubonamo ari utwo uheruka dabije yakuguriye uri kumva si utwenda dabije yakuguriye njyewe ntura nimba byarakuyobeye njyewe banana nakwibagiwe wagiye uvuga ngo urahunze ko wahunze watashye ukaza tukarebana ibyo bintu wirirwa ubwejagura aho ngaho haba nuwo waguhaye video nizi safite uburenganzira bwo kumujyana muri RIB kandi genda cyana murwaye bitinde bitebuke muzamubona hano hanze aha ngaho ubwo suza bahora mu mariye njyewe Jihad ko ndi ku karubanda gutya ju bebe gende ku karubanda mezenka uri kumva mezenka nta nkovu y'uruvugo jewe mezenka uri gukangisha abantu iki urankangisha iki urakangisha iki ejo uratambuka ahangaha abanyarwanda nibagende bakurebe twebwe nta muntu ufite umwanya ufite iki suba ufite iki uri bubaye va mu nzira abantu bakore amata wayahinduye urumogi wararuvanze ese ubwo yago kubavuze ngo twebwe ngo twanyweye amata ngo dufite nka ubwo mufite shanu ikamamimwe ubwo nibyo uri kwikora nturi kubabaza abanyenkara nikoye igira ahangaha jewe rero nkubwire ibyo mwumve yago nta kintu mpfa nawe nta hantu tuziranye byadanje nibe nabandi baba baranahuye baragize gute uwo mukobwa akazi nkora kanyemerera gutangaza uwo mukobwa yajangana ese kutavuye ngo mugende mupime DNA nimba byo mupime ngo amagambo ashirivuga uraho ngaho uraciye sanga urasa nk'akavura ivundu urasa nk'imbwa yiba amavuta uri gushyira umuntu mu kanwa kawe uwo mukobwa niwe tupfa nta kintu dupfa ntidusangiye isambu nibyo twavuganaga n'uwo muntu yashyize hanze yes nkuko mvuga ku bindi byose uri igikize kuko uburyo umuntu atakuvugaho wowe ubura n'izuba rimwe wakwirebye ukusa urasa nk'akavura ivundi wabuza bugwaho je ntuze kungwaho ntago ndi moroge urwo rumogi wirirwa unywa ubu bantu wirirwa utangira ngo bati we uri kuvuga abo bana bababwiye bakajya kurega bakajya kurega muri RIB njyewe nkabitaba cyangwa ukanabazana kuri izo YouTube channel bakicara sibona bashibirirwa bavuga ubwo uribaza ari je waba ufite ikibazo cyangwa nibo basigaranye ikibazo zenguruka ibiyobyabwenge ubanza ubinywe ugere kuri za mayirungi za ice na za cocaine zose nuzenguruka rumaze kukuzengurukana bakujyane muri moroge bakujyane muri rehab kuko wowe wicaye ngo urwikuremo waninya nk'agaca karari ubwo ari wowe baje jewe ibindi kuvuga nta nzoga mba nanyweye nta nitabi mba nanyweye kuko nta niryo ariko birarambiranye igihe cyose urakora ibintu gene nakwibagiwe narinzi ko naho mu Kampala ngira ngo wahacuramye nimba ukeneye ko abantu bakugira sympathy fine ese ubundi waje mu Rwanda tugahangana tukareba shayago ngwino mu Rwanda uri kumva kabigiji wabukazi ngo nkakurangire na kurundemo na za mayirungi byose kugira kuko ndabona ngira ngo n'urumogi rwaho ngaho ngira ngo rumaze no kukuzengereza narwo rwabaye hybrid se uratambuka ngo Jihad ukagira gute ngo ntawe wakubise inyundo wazanya abantu aho ngaho wicaza umuntu aza arantuka avuga ngo mama acuruza gatoranya gucuruzwa ubwonko we warangiza we nze nkuzanira ibya nyoko na mwene nyoko ibyababayeho mbikuzanire nje mbikuzanire hano wakwitonze
kora ibyawe n'undi akora ibye, njyewe reka nkwereke, fanya byako nanjye nkora ibyanjye, ikibazo kive mu nzira. Ubundi watashye mu Rwanda tukarebana ubundi neza cyane. Uri kurora aho nga uri mu buhungiro, warahunze nyine. Je hari n'igihe nakugiriye impuhwe, nakugiriye impuhwe kuko kuvuga ugaterana amagambo, ufite ibibazo byinshi byarakurenze, vayo, wagiye ugurishije n'ahangaha nikanya, ngwino nge ndagukodeshereza inzu, ubona aho uzarya uryama n'uwo mugore wawe kugira ngo mwirwe muryamye mu ntebe. Genda ushaka ibintu utunga umugore wawe, ndakwisabye utunge n'uwo mwana wawe, unkure muri ako kayozo kawe. Bwije bwakeye aba rero abo bantu bunavuga ni nabushyira mu bibazo. Nkureba guhaye video sugira ngo ntiwamushyize mu bibazo, wamushyize mu bibazo hahandi we no kubyikuramo bizamugora. Kandi je wemeze gutya, nacanye ku jisho gutya pa, we kubyikuramo bizamugora, unabimubwire kuko umunsi namukubise hanze azagira ngo akubiswe n'inkuba. Icyo tucyumvikane. Uzahagara hari ugenda umuvugire. Nta mafaranga y'inzugira, utunzwe na famiye y'uwo mugore niyigutunze. Jya muri YouTube ukore, uvuga ibizima, uzane content izo ushaka zose, ariko nimba ndi gutuma ugira udufaranga ukamvuga abantu bakakureba ukagira udufaranga, nukuri kw'Imana nguhaye rugari. Mvuga pe banyarwa, nimwumva yamvuze muzamure cyaza bari gushaka ibitu. Genda upagase ushaka amafaranga, kuko imyenda wirirwamo niyo dabiju yakuguriye, ahubwo ndi nkawe nakayitaye nkagura indi urayigura iki se ufite iki wambobowe, iraho ngaho gusa y'inkemba rusatsi. Banzu ugende mu unyitegereze nawe wirebe, uje muri mira wirebe, noneho unicaro ariko n'aba bantu ufitiye umwana ubu ntibumiwe, aho ntuzanabarira umwana mu nzu. Ariko se batatwohereje ntiwanamuta, baba bagomba kohereza amafaranga mukabaho. Wananiwe amafaranga niwatungwaga na dabisho, si wowe wagutungaga, si wowe wakwishyuriye inzu. Dabisho ko harira tubizane tubimanike nka hariya. Ja niyishyurira inzu imyaka wanyitegereje, uri bukuva muri TV10 ukuntu hora gundirira ndaburaye ngize ntya. Wabiye w'Abanyarwanda bibagirwa wabagiriye neza koko, bibagirwa bagiriye nabi, bibagirwa bagiriye neza. Njyewe hari n'igiceri cyawe cy'icumi wampaga ko nahoraga nkwereza udufaranga two kubaho. Reka mbikubwire sinjyana navuga, uretse ko waje ukigira akaraha kajyahe, nayaguhaga kubera ko nkurongora cyangwa undongora. Kwari gutangira ngo abantu ngo bererwa bararongora, karongorana na nyamusiga hamwe. Ese ubundi abantu barongoranye urababara cyangwa uraryoherwa? Stop, sohoka mu bitsina by'abantu wangegeraho. Leta y'u Rwanda ntijya yivanga mu bitsina, ntijya yivanga mu mibonano mpuzabitsina. Ubuza kubyidumburamo nkande, oya mube muretse gatoya ngo wowe ngo rero ngo urareba ngo abana b'abahungu mwene nyoko mwene so bazane wabagira inama bakajya kurega muri ribu ko we bataruziza imyaka ibiki. Banza urebe imyaka ufite. Umuntu w'umugabo wirirwa mu busutwa, wabyaye, va mu mihanda ujye kurera umwana. Wabyaye genda ushaka igitunga umwana, wite no ku mugore unamukorera udusatsi harya abeho neza. N'urukweto wambaye ibintu byose dabije buri telefone. Iyo duhuye n'inshuti yanjye ni nacyo kintu cyakubabaje, iyo duhuye ndebamo n'urukweto mbona wambaye n'urwo yakuguriye. Mwoherereze udukweto hano i Kigali wambare. Ukeneye iki tugufashe? Turagufasha aho kugira ngo uhore uvuga ngo usakuza gutya we. Burya ko kumwana yerekwaho nyina guye agaseka. Ubwo ko bajya bavuga ngo nta muryango ubura ikigoryi, wowe ubwo ntiwawubereye igihoni. Wirirwa usakuza ngo abantu urwa. Jewe nta mahoro nshaka muri iyi mihanda kuko ntago ndi UN.
ntago ndi UN, you guys. Umuntu uzashaka kundeba nzamureba, uzamvuga nzamuvuga, kuko mfite umunwa n'umwanya ndawufite. Nani nkwibutse ko nta nicyo mpomba muri iyi mihanda. Je nta kintu mpomba pe, nta na kimwe. Nimbuze ko hari icyo mpomba, ukiri akazi nje kukwaka, nta niki. Aka kanya upfuyuranutse. Ngo Jihad namukubise egura iyo nyundo yikubita uwo mugore wabyaje. Wakaguze n'imyenda nkakubona uhagaze unasa neza. Ntabwo twebwe turi nkawe. We ntuzongere. Kora akazi kana kimwe pe. Na content ifite si ufite. Niyo yabayo ntabwo twazivuga kimwe. Wowe rero ukwiye no kujya gusengerwa, ahubwo igihe cyose ngo abantu nabatinganye. Nigeze nkutereta naterese myene nyoko. Uzuriya mwana waguhaye iriya video umubwire arye ari menge. Nje sinje kumutera ubwoba kuko burya njewe ndabika cyane, kiko jewe ndabika cyane, ngira inzika mbi cyane. Njewe ntago ndi ngura inzira, nta mbabazi ngomba kugusaba kuko ntacyo nagukoreye. Icyo ni kimwe. Bisatsi yarashokonko imeze nk'ikigunda cyo no kwiyogoshesha cyangwa uriyitaho sura bishoboye. Nawe ubwawe wariyanze, depression irenda kukwica. Wowe urwaye bipolar motherfucker. Njewe niwongera no kunzamukana hano, nzaza nkwibutsa ibyo mwene nyoko yakoze nyoko, nzabikuzanira hano. Jewe ntago ntinya umuntu mvuga, ntago mutinya rwose, ahubwo ubone n'abakwina navuze subundi aterana amagambo n'umuntu w'itabi. Ngenda nasaba ribi kuzana, ese ko nta ukuboko k'ubutabera kutagera. Yago ntago ndusha kuvuga, ntundusha gutukana. Ibyo ndagira ngo mbigukonfirmire hano, ntago bindusha rwose. Sindurere kutanarwaye bipolar apart y'ibyo byabwenge wiri gufata. Ngwino twese badupime turebe ko ibyo tuvuga hari ikibidutera. Bagupime nanjye bampime. Ibyo bintu abantu barabihaze. Wavuye muri kino gihugu nimba kirimo abatinganyi, Rwanzira wagiye muri Kampala batari amahoro, bamahoro. Urarwana niki? Ufite ikibazo cy'uko ibitsina by'abantu babikoresha kuko kurumva utaranataye umutwe, uretse no guta ubwenge. Koko imbwa yahaze ntimenye urugo, nabize ntibasoma. Ninde muntu mudafitanye ibibazo muri iyi mihanda? Abantu bose barabazengurutse mutukana. Mama ni Jihad da. Niko nkubaze di. Njewe nta kintu na kimwe dusangiye, nta nubwo twigeze tunasangira. Kuko je namaze kubona kuri akajajwa mbere ukiva kuri TV10, bura njewe nkungira umuntu kure. Nakureberaga kure ntakwitaza. Maze kubona kuri akajajwa ugenda uvuga abantu mwaryamanye ukabashyira hanze. We waba ushyira hanze umuntu wakwamburiye ubusa ukareka gushyira hanze uwabwamburiye undi. Ko twabiki nibyo n'amavideo umuntu yanze gushyira hanze nuko twabikoreye abo washyize hanze. Ari wowe urabizi. Njewe rero ntago tujya imbizi mu bantu uzayoberaho, ugenda uba amahoro, ukora ibyawe nanjye nkora ibyanjye. Kumva ngo nje hano ngo Jihad nguyambabarire naramuvuze, so what? Ntabwo jewe ndi ngura inzira. Nasanze urakajajwa, nakumvise ahantu nkutega amatwi, sanga urakajajwa, urakajibwe, uragasutwa, nakureba indeshyo n'ingano nkasanga ntibihuye, ntago byavamo. Ukiva kuri TV10 wahora gutaka ngo inzara irashira, ariko igihemu ntigishira da. Inzara irashira, igihemu ntigishira. Hanyuma none se ubundi ndacyakubereye umuzigo. Icyari kikubangamiye ni video wayishize hanze abanyarwanda. Urabona hari ikintu byatwaye? Izo nyundo zegeranye ugenda uzikubite so na nyoko cyangwa na bene wana. Ngo wabakubise inyundo nyagukubitwa n'inkuba we. Ni rekana nakubwira, je nibirego nari narakureze narabirotiriye nabikuyemo kubera nasanze ndi kudiringa n'umuntu ufite ubugome. Wenda utavuze ngo afite ibyaha, ufite n'ibibazo muri wowe, wifite ibibazo nawe si wowe wabitewe n'ibibazo.
ariko icyo ntikubwiye kuko umuntu arareba akavuga ko ibintu ashobora kuza bakanamupima bakavuga bati ni urumogi rwabimuteye gusa urabona ntaba ndiwe n'imbwa yago rero nimba warabuze views wicara usaba abanyarwanda ubereka icyo ugiye kubabwira bakukurikira. Abanyarwanda n'abana beza nta muntu banga, baba bazi yuko umuntu bamufite ari ikirara, sibyo? Ubu se wibwira yuko abanyarwanda baranzi neza, baransobanukiwe, baranzi. Nzagukorera mu muhogori uzagira ngo ukubiswe n'inkuru, jewe utagira ngo nahangaho umuntu aba yarakwihoreye. Uricara ngo abantu ngo bagize bate ngo ayo mati ayahe mati ntiwagiye ukisararanga ukikarakaza amafaranga ya dabije azakurwaza umutima. Hari n'igihe uzikingirana w'umutima ugacika nutagana abaganga ngo bakwiteho ngo unagende mu rusengero bagusengere. Wige kubana n'abantu, iga kubana n'abantu. Niyo waba uri umunyamafuti kajana umunyarwanda arakumva, none se yagira ati ibintu wavuga kuri jihadi nta muntu ndi bukomangire ku nzu ngo ngende, nta muntu ndi buze guhamagara ngo ntunga, nta kibazo. Nuko byumva gusa bakikomereza, nta kintu bangira, nta na kimwe ja. Ese ugira ngo na kimwe bagira umuntu wicaye ngo ufite amavideo y'abantu ngo ugiye gushyira hanze ngo ntaho bazaca. Inzira waciye se umuntu ntiyayibonye ntiyayica agenda. Ariko turi mu gihugu ntaho umuntu ateze kujya. Ndashaka kukwibutsa wa muntu wakujyanye wari wararondogoye ngo azakujyana muri Canada, ubaze ntuzenya ibintu byawe byo muri Canada aho byageze. Hari ibihugu bigendera ku mahame y'uburenganzira bwa muntu. Ibintu byose mwavugaga biba bigomba kujya no mu Cyongereza. Niyo umuntu yaba atakizi yagisemuza, niyo cyaba ari ikihe kirimo. Dosiye yawe yabaye closed. Mwibwira yuko amambasade se abantu batavugana nayo, cyangwa wibwira ko abantu birirwa bikaraga muri imihanda ukagira ngo niko kazi bakora? Ikibazo kigira nuko ibi bintu uzenya aya ma YouTube niko kazi mugira mukora. Mushaka utundi tuzi mukore, izi YouTube ziba accessoire, ariko ubuzima bwanyu muragenda mukabushyira muri YouTube mukumva yuko ariko kazi kagomba kubatunga. Shushu, YouTube iraguhinduka imeze nk'ikirere. Siyo mpamvu ntubona ko wanyaye kukayiko. Ngwino ubwira abanyarwanda uzane content. Nimba wabibuze nazanye Juju, nawe shaka ipusa aho ngaho, cyangwa ufate no umugore wawe mwicare mwitereke muvuge. Abanyarwanda baragukurikira. Abanyarwanda n'abana beza cyane. Wiza gutera njyewe reka nkubwire, nta muntu uteze kunyangisha undi, nanjye ntawe nteze kwangisha undi, kuko nta munyangire ngira. Umunyarwanda iyo yagukunze aragukunda, iyo yakwanze arakwanga setu. Nta nuwo nkomangira ku rugi ngo ngwino, nta nuwo nkomangira ngo mpe. Ibyo uvuga byose baraza bicare barebe banumve bavuga okay, urakoze cyane, uduhaye sho, amaso yacu urayogeje. Ikindi so baragaruka kwa Jihad bavuga ngo niko seda, nanjye nkanababwira niko hapa. Ugira ngo hari ikindi kintu bakora, ahubwo kuki ubushaka kwangisha abantu umuntu ugasetting icyo kintu? Ese kucyumva ko abantu bakwanga? Ikunde basi, ikunde, wigirire n'icyizere. Ariko icyizere cyaragiye. Shaka umva, uratuka abantu ngo ni indyarya ihimwa n'indyamiriza. Buriyani ntiyakurwaje ururimi rwenda kugoba. Njyewe njya nanamureba nkamubwira ntariko se mwashyaga mwaruriki. Ntabwo yakurwaje, ntiyakubaniye. None se ibyo uri kumukorera ntabwo abantu bari kubibona? Umutuku umutesha agaciro yakutwaye iki se nyabo? Yataga akazi kakaza akakubana ururimi rwaragobye. Ubu noneho ko wabaye sina ndugu, noneho ninde wakugeraho ja? Ninde ko abantu bose niyo bakugezeho bucya wabatutse? Imihanda yose sabe. Ubundi abantu sabe yakutwaye iki? Ngo ngahari mu kagare warakaguzura gatunga. Aha sindi pararigo. Ariko nta muntu numwe mudafitanye ikibazo muri iyi mihanda. Isuzume yago ufite ikibazo. Abantu rero wagira ngo abanyarwanda ntibareba, bagira ngo ni njyewe nawe n'abandi wenda bakuvuze. Abandi banyamakuru bose bigeze bagushyira hanze, nashyize hanze by'umugore wawe yatangaje, kandi still njyewe nari ndi mu murongo wanjye ndimo gutangaza ibyo numvise. Urumva yaranganye turakora datsitse. So wakoze iki? Waragiye wiyahuza urumogi. Niwo muti w'ibibazo se? Abarundi ntiwabashwaniye.
reba ibintu by'i Burundi bakutwara i Burundi bagutwara nahe hose hari abarundi bose nibo bashwaniye nabo bakugize batese bose nibo bahereye ku murongo batuka gerageza wige kubana n'abantu kandi kugarura icyizere biroroshye cyane gusa biragoye kuko nta kigoye kugarura icyizere kuko n'igicucucucu cyawe kiragusiga dabiju uyobewe ko yagutunze akanakugura n'imyenda paka akanakugura box cyokora uwo nguwo ntago utunzwe na famiye zabo ja tuba dufite amakuru nuko duceceka sometime umuntu akanicecekera kuko siyo content yanjye ya Google nakuvuga nkazinjiza ngahe koko nayo arimo warakayutse wabaye warakayutse ubyumva ngwino ukore content uvuge ibyo uvuga nimba hari biri kuvuga ku muntu ubivuge ntaribi n'ubundi ngewe rero ndekana nabikubwire rwose ahubwo binabaye byiza wajya ku wa mbere umvuga nta kintu bishobora kuntwara ariko bitera ikibazo iyo winjiye mu kungo kuryamana ngo yaryamanye n'uyu so ubushaka se gufata ukuguru ubushaka kubura aho ngaho ngo wenterivene ese nkubaze uri gukora plaidoyer uri muri advocacy uri mu biki andika petition paper uyiyohereze mu nteko nibyo byiza cyane kuko ukeneye ko itegeko rihinduka uko wegera abashinzwe no guhindura icyo kintu ariko kuzana kuri social media twese turazikoresha wibwira ko birusha se bande nta bantu waheraga mu gitondo uvuga ngo ni baba baninge nigeze nkusaba ikiganiro no munsi numwe shifaya ababiguhaye ntibagutunze ntiwicaye ukarya ukanywa baguhaye ibiganiro none se ibyo uri kubakora ntago abantu bari kubireba umva rero nkubwire tandukanya abantu ugomba gutondagira nabo utagomba gutondagira ikindi kuvuga si ikibazo rwose wivugire ariko nujya mu bintu nibigera mu bintu by'imibonano mpuzabitsina cira birarura kuko igitsina cyawe ntawe ugenga uko gikorwa kubera iki uko gikoresha kubera iki uza kugenga uko umuntu akoresha igitsina cye birakureba na leta mbikubwiza ukuri ntago ishobora guhagarara ku cyumba cy'umuntu ngo uri gukora imibonano mpuzabitsina gute mwanya wawe wowe nyagacyuguru wirirwa nk'urumogi rwakurenze kuba wabuze ibintu uvuga nimbwa ntimenya hitwa icwende dekaturiya se wari uri gutuka ngo ni inyangarwanda nje ntago ndi nguri inzira buriya reka nkubwire uyu ureba gutya umva uko ucaho imihora ni myinshi niyo twahura tujye no guhuza amaso nasa nkureba hasi niyo byagenda gute sinshobora imbwa ntimenya hitwa icwende ntiwari uturanye kuri rayivuye deka bra ntiwari uraho ngaho uri kumutuka ntawe utatutse nyabusa sembera wali ni wabaye sina ndugu icara utuze wumve yuko nta n'umuntu ubu kwitayeho ariko narinje kuvuga ku kintu ngo kijyanye ni inyundo yeguru ikubita ushaka jihad mukure mu kayezo kawe nje nushaka kumvuga ugenda umvuge uvuga ibyo ubonye byose ariko nugera ku kijyanye n'imibonano mpuzabitsina nugera kuri sex orientation y'umuntu ucire birarura kuko ntumfatira ukuguru icyo baye nkigusubiriyemo cyangwa uzutanga ikirego utifite ikibazo mbangamiwe nuko uyu muntu akora imibonano mpuzabitsina bazakumbariza mu mategeko nimba ubuhahagaze abo bantu bazane cyangwa babwire bajye gutanga ikirego cyangwa unabazane nabo baze bishyire hariya ariko banatanga amakuru ashingiye kumenyetso bareke kuza guhimba no story no risk umuntu araza ubu ni gute umuntu ashobora kwicara nimwirirwa mwandikira abantu ngo nimuze muvuge gutya ko waryamanye na runaka yaryamanye nande nkorera honorayine video nizi kugeraho uzavuga nkorera honorayine mbwire n'akariya kana ndabizi kari hano kari ukabwire ko si jewe nta terabwoba ngira iryo terabwoba ryararangiye hano mu Rwanda nta terabwoba rihari yago ngwino uvuga ibyo ushaka iterabwoba nabwo riri muri Kongo naho ahantu M23 itaragera niho rishobora kuba risigaye aha mu Rwanda nta terabwoba iryo ari ryo ryose rihari noneho rero njyewe umpiga ubutwari turatabarana undusha intambwe ndamwisunga uzantuka ku wa mbere ngo utuke ku wa kabiri kuko ururimi ndarufite nararutyaje noneho nanabikubwira umuntu yahereye kera kwihorera noneho rimwe nanavuze ubu ngubu ntubona ubu tuguhaye n'umukoro genda uvuge baze barebe wavuze runaka
njyewe rwose pe ndi mu bantu banakwihoreye kuko nasanze ufite ikibazo gikomeye cyane. Njyewe tuzavugana nibamara kugukura muri rihabu, uzajya ushyira ubwenge ku gihe, wumve ko ugomba gutuza. Abantu bose bo muri YouTube warabikomye. Ese ushaka ko YouTube yawe ariyo bareba yonyine? Hey, wake up. Ikibuga ntago kikimeze gutyo. Uru ruganda ntago ari urwasko, nta nubwo ari urwanyu kuba. Ubugira ngo abantu baze aba banyarwanda bareba buri muntu wese uhise ibyo avuze, barareba bakikomereza bakagira ibyo bakuramo. Nimba rero ibyawe nta zana content abantu bakurebe, nimba wayibuze uvuge bagushakire content, ibintu bigira inzira. Nje nta kintu mumba muri iyi mihanda nabonye warabyaye, tuzagongana tuzarebana neza. Ikindi njyewe nanababwire mw'abanyarwanda mwe, nta mwanya afite wo guterana amagambo n'umuntu wahunze igihugu. Wahunze igihugu, genda ukorana ibiganiro nabo ushaka. Njyewe ntabwo ndi mu bantu bazana abatumirwa bawe, ntabwo ndi muri ba bibazo bagiranaga n'abantu ngo batumiye umutumirwa ngo uyu nibamubaninge, ngo uyu nibagire gutya. Oya, nta kintu na kimwe rwose duhureho n'abatumirwa, ntitubahuza. Nimba unabishaka uza imihora ni myinshi, nuba wanatumiye umutumirwa wamutumiye, nzabishyiraho akadomo nge simutumire, n'ubundi ntago azabaje kumvomye. Uri kumva? Shaka content yawe, kuko kumva ngo bavuga yago bakuvuga se niki? Waricaye utegura igitaramo, uragenda ureme indirimbo, igitaramo kirahomba. N'abagufashije mu gitaramo urabatuka, n'abataraje urabatuka kubera ko bakurungurutse. Rekeraho, jewe nta kintu na kimwe duhuriyeho, nta na kimwe. Ntidusangiye umugore, abo bahungu uvuga ntitubasangiye. Abahungu mugendana n'ituma ibobo, irebe nawe kategori yabo mugendana. No mu bake n'uwarya imbwa yarya inzungu, nta n'uwakudaraga wowe, nuko usuko nguko. Ntawe rwose, iturize umunsi ushatse wese kumenyekana ngo yaryamanye na kanaka, ushatse kumenyekana ngo yaryamanye na kanaka. Nge se bintwara iki? Ije bintwara iki? Ese ubundi waje ngwino mu Rwanda, hakore ibimenyetso, apana kwirigura aho ngaho. Nje rwose mwabantu mwe guterana amagambo n'ubu nuko inyundo isobanuye iki? Inyundo isobanuye iki? Ngo yakubise inyundo kwitwa n'inkuba. Njyewe ndakubwiye ngo yagoje twumvikana, kora ibyawe nanjye nkora ibyanjye. Maze igihe kingana iki nkora, umaze igihe kingana iki ukora. Ariko warebye yuko noneho nta kiri kuva muri gutungwa na famiye y'umugore, kuko amafaranga ya Dabiju ntayo kibonye, ubu byaranarangiye fini. Ahubwo hindura imyenda, kuko twe dufite n'utwa Dabiju. Ubundi wibereho amahoro, utuze. Umuntu yakagiye kuri YouTube akicara akavuga ntawe ubikeneye. Uricaye namwe banyarwanda murebe, Brian bagendanye wamusapotinze, araho ngaho aramututse. Abagukobwa mwaryamanye wabasize hanze, none si ubwo gushyira rubanda hanze byatunanirara? Nje nta bwoba ngira, icyo mbanze nikubwira, tuzahanganana cyane rwose. Ikintu ugomba kumenya nuko jewe ntakwitayeho. Ariko naje kubera ijambo bavuze ngo wakubise inyundo. Wayikubise ndeze, wayikubise nde? Nakomeretse he? Brian, sawa wakoze. Sawa.